bakunzi ba Rwanda Canada News mbahaye ikaze kuri uyu munsi. Nagize amahirwe yo guhura n'umuvandimwe wa The Future TV, Bwana Rutindukana Murego. Ndakumenyesha ko binezereye cyane guhura nawe uyu munsi. Ndagira nkumvira kure none ndakubonye hafi. Nanjye ndanezerewe. Muraho ariko yinda imvura yinda ndabona ari nyinshi cyane. Nahangaha turi mu gihe cyayo ariko turimo turasatira ituba turi mu bihe. Muri mu bihe nibyo. None rero ntabatindiye ndagira ngo mbabwire ikiganiro, umutwe w'ikiganiro tugiye kuganira n'uyu mugabo ashingiye ku matsiko ngira kubera ko mba kuri iki gihugu. Kandi sigiye gusoza ko abakunzi benshi ba Rwanda Canada News ayo matsiko nabo barayagira, none nzamwe no kureba munsi kuko uradusobanurira ibyo. Ndahera ku bintu bimwe nyine nshingiye ku byo nakubwiraga biterwa no kuba kure y'igihugu. Tujya twumva abantu bihangishijeho imvugo mbi, bavuga ngo mu Rwanda muri iki gihugu ngo nta bwisanzure buba mu itangazamakuru. Ubwo butangazamakuru n'ubwo bwisanzure bimaze n'igihe muri iki gihugu. Ese koko hari ingorane bigize uhura nazo wowe nk'umuntu wo mu itangazamakuru? Urakoze Ademo. Icyo kintu cy'ubwisanzure abantu bavuga ni bya bindi navuga ko ari abatabizi bicwa no kutabimenya. Ariko ntange ntanasuhuje abakunzi ba Rwanda Canada News, reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza mu Rwanda rw'iyo. Tugarutse rero kuri ubwo bwisanzure, ikintu kigaragaza cya mbere ko icyo twita ubwisanzure mu itangazamakuru buhari, usibye no mu itangazamakuru no mu Rwanda hose muri rusange. Ubwisanzure yaba mu gutanga ibitekerezo, yewe no kunenga icyo ari cyo cyose, kunenga mu kinyabupfura, kunenga cyangwa se kujora ikintu gifitiye akamaro abaturage, gifitiye akamaro kominote, byaba na byiza icyo kintu kikaba cyakemuka. Ni ibintu biri mu bwisanzure bwa buri munyarwanda ndetse biri no mu itegeko Artemo, ingingo ya 38 y'itegeko nshinga. Wenda si ndi buyivuge mu magambo yayo ko imeze, ariko ivuga ko buri munyarwanda afite ubwisanzure busesuye mu gutanga yaba ibitekerezo bye ndetse no kunenga ikintu icyo ari cyo cyose. Ubwo bwisanzure burahari, buri no mu itegeko. Umuntu rero uvuga ko ubwo burenganzira budahari, byo urumva ko ari ikibazo, harimo kutamenya. Noneho iyo twinjiye mu itangazamakuru, mu itangazamakuru ho noneho leta yanadushyiriyeho ikigo cyitwa RMC, Rwanda Media Commission. Iyo ni icyumba kirarengera urwego rw'abanyamakuru bigenzura, kugira ngo banigenzura ubwabo niba hari amakosa runaka abaye ajyanye n'umwuga, agendanye n'umwuga. Bimwe bavuga mu Abafaransa ngo range sale solava famille. Niba hari ikibazo kijyanye n'umwuga gikosorwe n'abanyamakuru, kandi abayobora urwo rwego rw'abanyamakuru bigenzura leta yarushyizeho batorwa n'abanyamakuru, kugira ngo ibibazo byabo bye kujya bibyiganira mu nkiko nk'uko byari bisanzwe mbere y'uko hazaho icyo kintu. Umunyamakuru wenda yakoraga nk'ikosa, ubwo umurusha gufa akaba araje ateruye akubise hasi, yaraje ateruye akubise hasi cyangwa se ajyanye mu nkiko. Ariko ubu kuri bwa bwisanzure, iyo habaye n'agakosa gakemurirwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura. Ubu dufite na buri bwa bwisanzure duhabwa na leta yahaye abanyamakuru, yabashyiriho na maison de la presse yishyura, irimo internet, igira gute. Abanyamakuru bahawe rugari rwose, nta kibazo bafite. Ndetse n'ikindi, hari ikintu narenzeho cyanakozwe kugira ngo haveho icyabangamira ubwisanzure
bw'abanyamakuru hari ikintu cyabaye mu nteko ishinga amategeko bakuyeho ibyo bita decriminalize something, kudecriminaliza itegeko uburyo gusebanya, uburyo gusebya abayobozi. Hari ukuntu umunyamakuru yashoboraga kwandika nk'inkuru akavuga ati umuyobozi runaka hari umwe nyine, kubera ko nko mu Rwanda hano tuzi ko abayobozi hari ibisobanuro batugomba mu mikorere, mu byo badukorera hari ibyo batugomba nk'abaturage gusobanura ibikorwa, accountability. Inteko ubwo yasubiragamo gushyiraho kubaka igitabo kirimo amategeko hano y'u Rwanda, bakora code penal, bakuyemo ikintu cyitwa ngo icyaha cyitwa ngo gusebya umuyobozi. Ubundi cyahozemo umuntu gihamye akatirwa imyaka 2 hagati y'2 n'3, agacibwa amande hagati ya miliyoni 3 n'5. Umunyamakuru yakwandika nk'umuyobozi avuga kuri accountability wenda itagenze neza, bikaba byakwitwa icyaha cyamuhama akabihanirwa, ariko baravuga bati hato bitazitwa kubangamira umwuga w'itangazamakuru, kubangamira uburenganzira bw'itangazamakuru, cyangwa se bitazatera ubwoba umunyamakuru ngo ye kuba yakwandika inkuru ijyanye na accountability ku muyobozi. Utararenga aho ni ahantu hantangaje na kandi hantunguye, ntabwo nari nzi ko ibyo bintu bimeze bityo. Nizera ko abantu bose barimo kumva Rwanda Canada News icyo kintu bacyumvise. Reka nguhingire koko ibyo bintu iyo bitajya kuba bihari, iryo tegeko wavuga umutegetsi ngo baravuga ngo iyo ukomye ku mutegetsi w'inaha ngo leta irakunyukanye. Ariko nk'ibyo bintu bisobanuye sinzi ko abantu benshi babizi. Niyo mpamvu iki kiganiro numva ko gifitiye abantu benshi akamaro. Urugero naguha kandi rubigaragaza ni abantu twagiye kumva hadutse abantu bashya muri iki gihugu. Niyo matsiko nakubwiye mfite, kuko abantu bari hanze nibo bavuga ngo mu Rwanda nta bwisanzure mu itangazamakuru bubaho. Ariko wareba ibera mu Rwanda, dufate nk'urugero rw'umuntu witwa Idamange. Idamange yaradutse ashingiye ku bintu bya padiri, akavuga amagambo padiri muzi nkuru yadukanye yatumurisha ko ngo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nta kibaho. Noneho abantu bo mu Rwanda bagusemera mu kirere nk'umuntu nka Idamange. Sinzi iyo baramuhaye ibiki, niba baramushikishije udufaranga sinakubwira ko byagenze, nawe azakasakaje inkuru hano mu Rwanda. Uwo muntu akavuga ngo u Rwanda ruyobowe n'umuntu utakibaho. None si iyo tegeko atajya kubyishingikirizaho, yari kuvuga ayo magambo kuko yicaye hano i Kigali, wenda bari hanze barabivuga ko ni kure. Ariko si umuntu nka Idamange, nka Karasira, nka Hasani, nka wa mukobwa wundi niba yitwa Banyesi, abitwa ba Cyuma, abo bose ngira ngo bakoresheje abusivement iryo tegeko. Baravuga ngo kuko iyo tegeko rihana umuntu uvuze umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi ntabwo rimufata, nibyo bitwaje. None se kuki abo bantu igihe biha ndibuka twese twabonaga turi kure, niyo mpamvu nakubwiye ngo bari kure, abatigihe ibwami babeshywa byinshi. Nk'ibyo twari ntabwo itegeko nanjye narindizi mu by'ukuri, ndyumviye aha ngaho bivuga. None rero kuki se ibyo bintu naho iryo tegeko barivanyeho, naho nta munyamakuru ukurikiranira ibyo yavuze ku muyobozi, babirengaho bakabyabyuzinga, kuko itegeko aba ari itegeko. Nta muntu wica itegeko ngo nta gihugu ku isi nzi wakwica amategeko 2-3 bakageza n'igihe baguha warning. Nigeze kumvira umuntu witwa Karasira we avuga ati nibyo koko abyivugira mu kanya inama rigo yagiriye inama cyo narashidi dawe nuko narashidi bitazimana. None se bamugiriye inama yarazi ko iryo tegeko ryonyine rihagije kugeza n'igihe bamuha warning akakomeza akigira ibyo yigira. Ngira ngo icyo bakora atemo ahantu hambere harimo n'ubujiji cyangwa se ubuswa, kuko bo bagendera ku ngingo ya 38 ngo buri munyarwanda afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kuvuga ibintu uko abyumva, ariko bakirengagiza ko
ibyo bitekerezo byawe bitagomba kubangamira ituze n'umudendezo wa rubanda. Ntibibaho ibyo nabyo biri mu itegeko. Ibitekerezo byawe ugiye gutanga ntibigomba kubangamira ituze n'umudendezo wa rubanda. Noneho bo bakumva bakifatira ku kantu kabanza, mu Rwanda nta burenganzira buhari, mu Rwanda bica amategeko ngo kuko umuntu yavuze ibintu bibangamira ituze n'umudendezo wa rubanda, umuntu ari kubiba amacakubiri mu banyarwanda, umuntu arimo arakora ibyaha biri muri code penale byanditse mu gitabo cy'amategeko hano y'u Rwanda, ariko akishingikiriza ako kantu, akishingikiriza itegeko mu byaha ariko naryo atarizi. Ikintu bagenderaho iyo twinjiye mu itegeko ry'itangazamakuru, ndagira ngo n'abariya bantu ntitubite abantu badukurikiye kuri Rwanda Canada News nabo bumve ikindi kintu kijyanye itegeko ry'itangazamakuru icyo rivuga ko umunyamakuru w'umunyamwuga wemewe mu Rwanda, umunyamakuru wabyemerewe wahawe ikarita n'urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura ariyo RMC. Ku isi yose niko bigenda. Noneho ba bantu bo nta nubwo bashaka kujya muri urwo rwego, nta nubwo bamwe muri bo barimo nka Kaya Cyuma turaza kuyivugaho. We avuga ko kugira ubunyamakuru nta hantu bihuriye n'iki, bahita bagendera kuri ya ngingo y'iryo tegeko ry'itangazamakuru rivuga ko buri muntu afite uburenganzira bwo gutambutsa ibitekerezo bye ku murongo wa interineti, ariko akibagirwa bakirengagiza ko bitagomba kubangamira ituze n'umudendezo bya rubanda. Niba tugarutse kuri interineti wari uvuze, ubundi iryo tegeko ni ryiza bashyizeho. Ubundi noneho nta kintu cyerekeranye n'ubutegetsi cyareba ukuntu bareba ibintu bya YouTube TV, ibintu bya radio za YouTube, kuko iyo zibaye nyinshi bihinduka akajagari, ndetse sinzi ko n'abantu bagira umwanya wo kumva. Wenda turabigaruka ibyo nabyo, iyo urebye abanyarwanda hano muri iki gihugu iyo uhageze ukareba ukuntu abanyarwanda bari busy mu buri muntu muri domaine ye, ariko ukareba n'amateleviziyo n'amaradiyo ari ku ma YouTube no kuri za internet ukuntu angana, ibyo bintu nta regulation iteganywa kuzakorwa, kuko hari ibihugu murabizi ku isi bitabaho. Iyo utangiye kuzana ibyo bashobora no gufunga n'ikirere, ibyo byose bigahagarara, cyangwa bahubwira bati dore amategeko agenga abantu bafungura amategeko kuri YouTube, uzarenga wese azahanwa n'ibihano binini. Ariko hano iyo libertad, umuntu arabyuka mu gitondo agafungura radio, undi arabyuka mu gitondo, ibyo byo nta wabibuza abantu, kuko kubibuza abantu ntabwo byakunda. Wenda byakunda ariko hari ibihugu bibikora. Uko urebye kuri ibyo atemo itegeko rivuga ko buri muntu wese uwo ari we wese afite uburenganzira bwo gutambutsa ibitekerezo bye yifashishije umurongo wa interineti. Ubwo burenganzira buri wese abwemererwa n'itegeko. Nanjye nabikoze nabyitwaje itegeko. Nawe iryo tegeko ryose ryakurengeye ukora Rwanda Canada News. Rero igisigaye uwo muntu niba adashaka ari umunyamakuru w'umwuga, agomba gutanga ibitekerezo bye cyangwa se agatambutsa agakora itangazamakuru abinyujije kuri uwo muyoboro wa interineti, agomba kunyura kuri RMC ikamuha ikarita y'umunyamakuru w'umwuga, akaba yemeye, kuko iyo bamuhaye ikarita y'umwuga aba yemeye gukurikiza amabwiriza n'amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru. Bivuze ko aramutse atsitaye RMC igomba kumuhitura. Ariko iyo utemeye, iyo utabishatse kujya muri RMC nta nubwo bagushyiraho n'umugozi. Ibitekerezo byawe bitambutse rwose, ariko umenye ko bitagomba kubangamira ituze n'umudendezo wa rubanda. Nubwo udafite ikarita y'umunyamakuru rwose, ariko amategeko abagenga nawe aragufasha. Tambutsa nuda RMC bitakureba urarebwa na code penale. Ariko bamwe muri abo ngabo bayidamange aya mategeko yarabagonze. Yarabagonze. Mu kubagonga rero bagomba kwihanganira
amahano yabo bakoze bakayabazwa. Yes, urakoze cyane kandi bakuzi ba Rwanda TV News, ndibaza ko mwese ayo matsiko mwari muyafite, ariko tugaruke no ku bintu wenda itangaje mu kuri byo twashyize imbere uyu munsi, ariko hari byinshi nanone bishingiye ku matsiko nakubwiye yanjye. Iyo umuntu ageze muri iki gihugu atahira, ntabwo wemera ko hari n'igihe ushobora kwibwira ariko ubundi mu by'ukuri indege ahantu yaje ni i Kigali koko cyangwa ni kugira ngo hajye mu ndege yaje. Kuko mu Rwanda twibuka abantu bavuye ino kera bakaba bari mu mahanga igihe kinini, kandi mu mahanga hariyo benshi bamaze imyaka myinshi. U Rwanda twasize ntabwo ari ukurwashaka, no, nta habe n'ikintu kimwe. Abanyarwanda nabo badutuye mu ngubu ntabwo bakimeze nk'abantu bari barutuye mu kera. Mbese abanyarwanda babaye ubwoko bushya bukora ibintu bishya, bafite open mind, niko nabyita mu rundi rurimi ngira ngo. Usanga ari open minded people ku buryo ureba umunyarwanda kera wari uzi ukamuyobezwa n'ibintu akora n'imyumvire afite muri iki gihe. None se nkawe nanone w'umunyamakuru, iyo ureba ibintu nk'ibyo ukaba uzi ibibera hanze, niyo utagenzeyo urabisoma nibura ukabimenya. Nk'abantu bicara mu Bubiligi, umuntu akicara muri Canada, umuntu akicara mu Bufaransa, akiyamirira, akivuga, akivovota, ivumbi rigatumuka, avuga ngo mu Rwanda nta mutekano uhari, mu Rwanda nta bwisanzure buhari, abantu Kagame bose yabakandagiye ku ijosi, ibintu byose bikorwa na kana kumwe. Nk'abo bantu, nk'abo hano ukurikira ibintu bibabera buri munsi, urumva wagira iki inama iyihe nk'abo bantu? ngira ngo wenda mbere yo kugira ngo bagire inama, ndagira ngo abadukurikiye bamenye ngo abo bantu ubundi ni bande. Abo bantu ni bantu ki? Abo bantu bari hanze aho ngaho bavuga ko mu Rwanda byacitse, ni abantu babaye imbata y'ipfunwe ry'ibyo basize bakoze hano mu Rwanda, basize basenya igihugu, basize bagize umuyonga, barangiza bakabona ukuntu kiri kuva hasi mu mwobo bagisizemo, babona ukuntu kiri kuzamuka, iryo pfunwe rikabica, bakumva ko bagomba gusakaza ibihuha mu mahanga kugira ngo bagaragaze ko u Rwanda rw'icyo gihe bakirurimo nta cyahindutse, ahubwo rwasubiye hasi. Iryo ni ryo pfunwe abo bantu bafite ribatuma usanga akenshi ariyo mpamvu bakwirakwiza ibyo bihuha. Harimo interahamwe zasize zisha abantu hano, zasize zisenya igihugu, zasize zikigiza umuyonga, bakumva ko nyine u Rwanda bababazwa n'uko rwavuye muri uwo mwobo barusizemo. Hari abakoze hano muri iki gihugu batatira igihango, bariba, barahemuka, bariruka, bakwiruka bati Kagame yamaze abantu mu gihugu. Kubera iki? Kubera ko bababajwe ahubwo n'ibyo ari gukorera abaturage, bari kubabazwa n'iterambere ari kugeza ku baturage, bari kubabazwa n'urukundo akunda abaturage, ahubwo bari kubabazwa n'uko yababajwe n'uko bahemukira abaturage be, akabahwitura bakirukanka bati Kagame ibi. Hari abana bakomoka ku bajenosideri cyane cyane bari aho ngaho mu Bubiligi, niho biga, baba mu kintu cyitwa Jambo ASBL. Abo bana banze gutatira igihango cyabo bakomokaho, nabo basize basenya iki gihugu. Nta cyiza bazakibonamo, nta terambere bazakibonamo, barimo barapfobya jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe n'ababyeyi babo, ahubwo bagatangira kuyihindura bayishinja RPF yayihagaritse. RPF yari irangajwe imbere na Perezida Kagame, niwe usanga bahora batunga intoki. Niyo mpamvu iri terambere ryo muri iki gihugu batazigera baribonye neza, niyo mpamvu baribona bakaryirengagiza, niyo mpamvu abaturage mituweli barishyurirwa, barivuza, abaturage barubakirwa. Niyo mpamvu uzumva ngo hari bamwe b'iwanyu muri Canada bitwa abasa bose bavuga ngo baresikape, barapfuye, barashize. Hari inzu zitwa impinganzima zimaze kubakirwa incike,
ababyeyi bagizwe incike na jenoside zirahari hafi ya hose mu gihugu, n'izindi ziracyubakwa, abandi baravuzwa, abandi bari kwitabwaho, farije irakishyurira abana za kaminuza, abana babaye abagabo, bamwe bari no mu buyobozi bari kugirira akamaro igihugu. Ariko kumva umuntu nk'uwo wo hanze witwa Basabose nabo wishyuriwe n'igihugu, ahubwo akabyirengagizira wishyuriwe n'igihugu, yarangiza akagitoroka akagihindukira, akaba ari we wongera guhindukira ati nta kintu, nta terambere yabona mu Rwanda. Basabose reka tube tumuretse tuzamugarukaho by'umwihariko, kuko ibyo bintu avuga natwe twese tubana nawe muri Canada biratubangamira biteye ubwoba. Niyo mpamvu ubona abo bose ntabwo bazabona ikintu cyiza ku Rwanda, kuko bafite ipfunwe ry'aho barusize habi, noneho bakaba bababajwe n'uko rwahavuye, bashaka ko rusubira hasi, ariko ku buyobozi bwiza burangajwe imbere na Perezida Kagame, ubuyobozi butavangura, budasiga inyuma buri muntu wese, bwatumye dutera intambwe tukaba tugeze aha ngaha aho kwishimira haryoshye nk'uko bivuga, ugera inaha ukagira ngo wayobye. Icyo ni ikintu ntibashaka kubivuga, bazahora banabihishira, keretse wenda nibavaho bakarangira cyangwa se bagakizwa Imana ibibafashemo, ariko ntabwo bazabona icyiza kuko nta n'icyo bafite, kuko ntabwo wabona icyiza ntacyo ufite, nta n'ikikuri. Nibyo, nagize amahirwe yo ntabwo nagarukiye i Kigali gusa, nagiye mu Rwanda hose narahazungurutse. Ni ukuri ibintu byabaye aha ntabwo wowe urabyita intambwe, ariko si intambwe, birenze kuba intambwe. Ibintu byabaye nabyita ko ari nka miracle yabaye muri iki gihugu. Ugera muri uru Rwanda ukareba abantu, ukareba ibintu byakozwe, wari uzi ko hari n'abantu bicaye i Burayi akavuga ngo biriya ngo si bafite terime bakoresha ngo amafoto ngo tubona y'u Rwanda uko rumeze ubu ngo ni Photoshop, ngo ni Photoshop, ngo ntabwo uriya mujyi tureba ngo ntabwo ari Kigali. Erega babishyira mu bantu, burya baca umugani ngo iyo uri kubita ku musumari umwe inyundo imwe buri munsi, uwo musumari ugenda umanuka, baba bazi ngo ikinyoma iyo ugiteretse ukagisigasiga amaherezo igenda kwibeshya ku Banyarwanda. Abanyarwanda ba kera byarashoboka, ariko ubu ntabwo byakunda, kuko nta munyarwanda ufite umwanya, nabikubwiye iyo uhagaze iminota 15 ku muhanda ukitegereza activite ziri muri uyu mujyi, ukahava ukajya mu Ruhengeri, ukajya ku Kibuye, ukareba ibintu abantu barimo, ntawe ufite umwanya wo kwicara ngo yumve ariya mahomvu. Ibyo byo nibashaka bibagirwa Abanyarwanda b'iki gihe, kubera ko twese iyo turi hanze, ndavuga urugero rutoya kandi ntabwo mbizi. Padiri atangira iriya nkuru ngo perezida wacu ntakibaho, twagize iki? Turavuga ati umuntu muzima se ashobora kuvuga inkuru nk'iriya gute? Noneho nk'ubu utabyemera, ariko kumva ahora bivuga buri munsi bikagushyiramo ikintu ukagira ngo nibyo, wowe wongera kugira ngo nibyo, ariko wibaza ese ibi bintu ni ibiki koko? Ukumva niba utabyemera ariko bigutera ikintu muri wowe. Niyo mpamvu rero aba bantu ni abagome ku buryo buca hasi, bagakoresha ibintu by'ibinyoma ariko bakayobya abantu bari kumwe n'abahanzi gusa. Baribwira ko abantu bo mu Rwanda bemeje ubu bishoboka. Aho ngereye hagiye mu Rwanda iminsi mike mumaze, sinakubwira inshuro maze kubona Perezida wa Repubulika ni nyinshi cyane. Sindahura nawe, sindagira amahirwe yo guhura nawe mu mwaka wo, ariko kumubona ndamubona buri munsi, ahita ahantu hose turamureba twese. Ariko si ibyo byabuze, ajya ni Burayi ejo bundi Padiri, ariko si icyo Padiri ategera ngo amurebe amuhe n'akazi. Padiri ni bwenge buke, kuko iyo Perezida Kagame yagiye i Burayi mba nibaza ahantu Padiri ari. Ese Padiri aba hari n'ababambari be bajyayo? abagiye mu mwobo bigeze gukora inama ubwo Perezida aheruka mu Bufaransa, bakoze inama ari kuvuga ati rwose ati buriya sazaza ati nzaba ndeba ubwo tuzabya dukora ikintu ngo duseke, naramwumvise bategereje ko baseka ndaheba. Ni igitangaza. So umuntu uriya ni tugaruke ku tundi tuntu. Uyu munsi ubundi nareba hari ibintu byo kubwira abantu bari hanze n'abakunzi ba Rwanda TV News ku byerekeye itangazamakuru. Ni ukuri hano hari ubwisanzure ntigeze mbona mu bindi bihugu, kandi nakubwiza ukuri maze kugendera ibihugu
ntabwo biri hasi ya 20 ngira ngo cyangwa 30. Hari n'ikindi kintu gikorwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere cyitwa Rwanda Media Barometer. Rwanda Media Barometer ikorwa buri mwaka, baba bari kureba ikigero cy'iterambere ry'itangazamakuru. Ese itangazamakuru rikora rite? Ese ryisanzuye ku ruhe rwego? Ese rirazamuka koko? Ariko muri iyi myaka nk'itatu ishize ntabwo ubwisanzure bw'itangazamakuru buri ku kigero kiri hejuru ya 80%. Ugasanga rero ubwo bwisanzure abantu bavuga ko budahari, si na ba banyamakuru bari muri Rwanda Media Commission, kuko nibo bitwa abanyamakuru, kuko nibo bari afite accreditation yo kuba umunyamakuru. Abantu bavuga ko nta bwisanzure buhari, si n'abanyamakuru mu rwego rw'umwuga, kuko si barimo, ahubwo ni abantu bajya gukorera ibyaha kuri YouTube bitwa ko bafite uburenganzira bwo gutambutsa ibitekerezo byabo, ariko bakarenza ho kugira ngo kubangamira ituze n'umudendezo bya rubanda, bikabagusha mu byaha. Kuko haba hari n'ababatumye, wenda nabyo turaza kubigeraho, ababatumye gukora ibyo batabasha kwikorera hano, babatuma bakabakoresha ibyo byaha, bakaba aribo basakuza bati itangazamakuru ryaragoye, ryarapfuye. Kandi ugasanga ubu bavugaho ese Damange yabaye umunyamakuru we, Cyuma se ni umunyamakuru bwoko ki? Ko no mu byo afungiwe hatarimo n'iki, harimo kwiyitirira umwuga, kuko ntabwo yari accredité, nta byangombwa yari afite bya REMS. Mu byaha akurikiranyweho harimo no kwiyitirira imyuga atariho, kandi yarangiza akawukora nabi. Nibyo birumvikana, kuko nk'ibyo bintu rwose birakwiye ko abantu bari hanze babisobanukirwa. Umuntu agira atya akihandagaza, dufate nk'abantu tuzi tumaze kumenyera kuri za media, bakuze bari mu mahanga nabo, ukajya kumva umuntu nka Muzehe Twagiramungu wayoboye iki gihugu, wabaye Premier Ministre, wahabaye na mbere hose, akihandagaza agasubira muri speech kera yize kuvugwa na Premier Ministre witwa Dismas Nsengiyaremye. Yaravuze ngo bafite, ndibuka iyo speech ngira ngo yayivugiye ku Kibuye, sinzayibagiwe. Yaravuze ngo bafite abasore b'intarumikwa. Iyo Twagiramungu avuga rero ngo abasore n'inkumi nimuhaguruke, ngo batere, ngo bambure Kagame kiriya gihugu, ngo ni icyabo, batohereza abese. Nicyo nari ngiye kuvuga. Uwo musaza afite abana n'abuzukuruza, ntabwo ndumva umwana we uri kuri urwo rugamba, ariko agashora abana b'Abanyarwanda mu mashyamba yo muri Kongo, bagera bakabatibagura amasasu, nta mwana w'ubwonko. None se iyo speech iba mu kanwa ke, abo yabayemo bose bari abandi, abo bose asuka, iyo badapfuye barafatwa bagafungwa. Si we gusa, n'abariya bose babibayemo, n'ababisesagina n'abandi bose babiciyemo. Iyo bafunze, iyo bageze imageragere, abantu b'Uburayi bahita babibagirwa burundu, barabibagirwa bagafungwa. Ubusa abibuka Damange ni bangahe? Uwasuye Damange hariya afungiye ni ninde? Hari umuntu ugemurira abana ba Damange ntibatunzwe n'igihugu cyangwa n'inshuti? Abo bantu bicaye i Burayi bamara kubasuka, bakabashukisha rimwe na rimwe udufaranga tw'intica ntikize, abo bana bakatugenderaho. Ndavuga abana kuko nibo wenda umuntu yavuga ngo baracyari bato, ariko nkawe ufite ibyo nararibona, ndagira ngo ugire icyo ubwira urubyiruko ruri hanze rutwumva, nk'abantu bicaye muri Canada bumva amagambo ya Basabose, bakumva amagambo ya Twagiramungu. Wenda abo bana ni abacikacumu koko, wenda basizwe iheruheru na Jenoside yakorewe Abatutsi, bari bonyine, baba bonyine, ariko bamaze kuba abagabo, kuko abantu Jenoside yasize ari, nubwo yari afite imyaka 5, ubu yari afite imyaka 37. Nk'abo bantu ubaha wo hamenyereye, buryo ngo nta muhanuzi hano iwawe yagiye nkabahanura ntibanyuma, wowe uri kure wabagira inama z'igihugu no gufungura amaso no gusubiza agatema intembera. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo Abatutsi bicwaga hano muri iki gihugu, gahunda yari ukubarimbura bose bagashira. Bari bagiye no kubigeraho iyo RPF itaba hafi. Iyo RPF idatabara, sacrifice ya RPF kugira ngo irokore abantu bitwa,
ni ikintu kigomba kujya mu mutima w'umuntu witwa ko yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, akumva akahita agirana igihango gikomeye n'izi nkotanyi zarokoye abanyarwanda. Icyo kintu bikwiye kubajya ku mutima, bakumva ko imbaraga amaraso yamenetse kugira ngo hagire abarokoka, hagire ba nyakamwe bari aha, hagire abakecuru byibuze dusura tukabareba tuti byibura bakaba bari gusazishwa neza na RPF. Ni ikintu bagomba gushyira ku mutima, bakumva ko batagomba kumva amabwire y'abantu nk'abo ngabo, kuko umuntu wakurokoye akagukura mu mwobo bagiye kukwica, akagukiza umupanga, akagukiza ibintu byose, ubu umuntu yakwiba iki? Nibyo, kuko urabona hari ijambo bize gukoresha akavuga abantu bari hanze bafite ipfunwe. Ni ukuri nibyo, kuko abari mu Rwanda bo ibyo bivuze by'uko umuntu wese ahari wibuka aho u Rwanda rwari rugeze muri 1994 mu kwezi kwa karindwi, mu mezi 3 yonyine ibintu byari bimaze kuba muri iki gihugu. Mu Rwanda cyo habaye genocide yonyine, ariko genocide yakorewe abatutsi niyo yonyine yihuse bingana kuriya. Abantu bica abandi badakoresheje bombo, bakica abantu barenga miliyoni bakoresheje imipanga, nta handi biraba ku isi Imana yari. Ahandi barapfuye n'ibyo bapfuye na benshi kurushaho, ariko umuturage ahaguruka n'umupanga agatema uwo baturanye no ku wundi musozi, umunsi ukira kubwira yigamba abonisha abantu 600. Abo bantu mu Rwanda nagiye wacaho mvuka ndababona baracyahari, bafunzwe imyaka 20, basaba imbabazi barabafungura. Niyo uganiriye nawe arakubwira ati nige bishe kanaka, uzi ko hari n'umuntu watinyitse kumbwira ngo nawe wishe mama pe, akabibwira kandi ngo yarafunzwe arafungura. Aho hantu ngo nta burenganzira bwakirimo umuntu bahari. Nikoze ubu koko abanyarwanda bo hanze ubwo ntibameze nka abenshi bari muri biriya, ntibabaye nka cya kirondwe cyumiye ku mwiti nka yarariwe kera, bibwira ngo abanyarwanda bakiragiye nibo bungu koko. Kuko abanyarwanda bo icyo kintu uvuze ngo bafite umutima wo kuzirikana ibyo RPF yakoze muri iki gihugu. Hafi y'abanyarwanda 99% bari mu gihugu ibyo bintu barabizirikana, ariko nk'umwe ku ijana nabo niba abantu bayobya nabo bari hanze. Ariko wowe n'umuntu uba hano ugiye nkaba hanze, kereka niba nawe hari ikibazo cy'amatsiko ufitiye ku bantu bo hanze, kuko hari byinshi ntanari kuko bazabyerekereza na idamange bakarasira abacyuma, ariko ngira ngo wenda babiciramo gake, wenda tukazabigarukaho undi munsi yo kukabinciramo gake. Ngira ngo kuri abo bantu ngira ngo uherutse no kubona ko mu cyumweru gishize abanyaburayi bigaragambije ngo bari gusaba ngo bakoze na hashtag free idamange, free karasira, ni aba-activiste, ni abantu uburenganzira bw'itangazamakuru, mu burenganzira bwo kugira gutanga ibitekerezo byabo ngo barabihowe mu Rwanda ntabihari, bagashingira kuri bande, kuri abo bantu abo bose ba idamange. Kandi ugasanga barakorwa nande. Nanone kugira ngo tujye tubwira abantu badukurikiye, abo bose babikora usanga byateguwe na bande, ni ba Jambo SBN, ni ba Ruhumuza, ni ba Freeman, ba Mutwa, ni ba Freeman, ni abakriminali nyine, ni babana banze gutezuka ku mugambi mubisha wa base basize bakoze amahano hano, bafite rya pfurwe ry'ibyaha base bakoze badashaka kwitandukanya nabyo, ahubwo bakaza gusebya u Rwanda bakanashyigikira n'abakriminali, kandi abo bakriminali akaba ari nabo babatuma gukora ibyo byaha, akaba ari nabo babashoramo n'amafaranga yo gukora ibyo byaha. Urebye nka idamange abantu basakuriza hariya mu Burayi atemo, idamange yagize atya arazinduka umunsi umwe yitunga telefone, ijya kuri YouTube, dore ko tekinoloji nayo igenda itera imbere, igenda ishora abantu mu bugoryi no mu byaha, bayikoresheje nabi, abayikoresheje neza irabungukira ikabateza n'imbere. Abashyizeho YouTube ati leta y'u Rwanda ifite iturufu ngo yafashe covid igira iturufu ngo yo kwica abanyarwanda no kubabyinagaza, ngo nk'uko bafata jenoside bakayigira iturufu yo kwikiza abo batumvikana batavuga rumwe. Tekereza umuntu uvuga amagambo nk'ayo
nk'ayo ni amagambo agize ibyaha no gupfobya no harimo kubanza birenze kuba ibyaha harimo gukangurira abantu kwigomeka ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cyari kimereye nabi igihugu, hakaba no gupfobya iyo jenoside avuga ko jenoside ngo ari iturufu yo kwikiza abantu batavuga rumwe no gucuruza amagufa noneho amahano ari biri no mu byaha nafungiwe byanze no kuburana abantu bari kurya imyaka 15 muri Mageragere gutesha agaciro inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi. Ati imibiri y'abacu iracuruzwa mu nzibutso. Ibyo ni ijambo risesereza rikarenza urugero ngo abantu barimo baparetse mu nzibutso nk'amasukari bari mu maetajeri mu mabutike. Ni ibintu biteye agahinda, biteye n'umujinya, ni ibintu bitari kwihanganirwa kuko usibye na jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari icyaha mu Rwanda gusa, ahubwo ni icyaha kibasira inyokomuntu, crime contre l'humanité ihanwa ku isi hose, nta na hamwe badahana. Bazajye mu Bayahudi barikoresha barebe bazakinisha ku kibuga bazakinisha mu Bayahudi barebe jenoside yakorewe abatutsi bazakore ku y'Abayahudi. Ukavuga ayo magambo wicaye aha bakakureka warangiza ukitakuma bazajye muri Israel bavuga iryo jambo nibagaruka nzamenya ko ari si ngaye Demetre twaye baduheretse kuvuga ati u Rwanda rurihangana. Nta gihugu kihangana nk'u Rwanda. Hari ikintu cyitwa resilience, nta resilience irabaho mu bindi niba muri iki gihugu. Umuntu arahagarara bakisarangura rwose bavuze induru ngo Rusesabagina nawe yari kuri flyer yabo yabigaragambye. Rusesabagina nta na rimwe barumva abantu yishe abantu yicishije hariya muri Nyamata, abantu yicishije abantu yagize impfubyi abo yagize ibimuga n'ubu abo yamugaje ntibabareba ntibabavugaho, ariko barareba igihe muhanya ngo arafunze ngo Free Rusesabagina. Yavuze navuga ati ahandi mu terroriste baramwivuga none u Rwanda ruramuka. Igihuri babonye igihe kibonyemo yavuze ukundi ko igihuru ngo usanzemo inyamaswa ntukijye muragitwika ariko kandi nibyo niko kuri ahandi niko bigenda. Ariko umuntu nk'uwo yidamanje abakoze ibyaha abashyizwe mu munyururu, ashyizwe mu munyururu baba bashoye muri Karasira ubwe yari yarananiranyemo baranamwirukanye mu kazi kubera kunanira nakwe gusanzwe kuri administrative ko mu ishuri nk'umurezi urerera igihugu yagombye kuba ari intangarugero, ariko muri we nta n'icyo yigishaga kuko wasangaga nta ari ya siyanse udafite conscience kugira ngo abadukurikiye barabyumva. Bwa bwenge budafite umutimanama butuma bamukura no ku kazi. Abayobotse YouTube yitaga mu kuri abona niko yitwaga YouTube ye, atangiye guhishengera jenoside yakorewe abatutsi yatewe n'iriya ndege. Bati iyo RPF dahanura iriya ndege ntabwo abantu baba barapfuye. Kagira inkuru ubu uzongera kuvuga iki ko iyo ndege byarangiraga nicyo kimwaro ahari ubu ngubu umunyururu ugira ngo amakuru abageraho nabo barayumva. Ubu ngubu sinzi icyo ari kuvuga ubu ngubu. Si we gusa yari iturufu y'abantu benshi. Ubu kereka nibajya ku yindi planete kuko ruriya rwanda bizagenda biteze vuba. Karasira ati rwose ahubwo ntabwo twagakwiye kujya mu mihanda tukivumagatanya tukigaragambya bikaba nk'ibyo idamangiye. Noneho yavuze ati tugende imbere y'ibiro by'umuperezida w'igihugu tugende ngo dutere amabuye twigaragambye ukakira nabyibuka bivuga biri mu byaha akurikiranyweho. Akuze Karasira atangira gutobanga jenoside ati yatewe n'indege ati kandi abayirashe nibo batewe jenoside n'abicanyi nabo baragatsindwa n'Imana. Umuntu bamukira inama. Karasira n'ubaga aravuga ngo ababyeyi be n'umuryango ngo bishwe na RPF. Niko yavuga. Umuntu bati Karasira wakagira Imana we. Rimbo yo kagira Imana nayo rimwe na rimwe ntitwabyumvaga kimwe nayo kwiragoragoza cyane gakabya.
urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruti Karasira ibi bintu uko bigize ibyaha wabiretse, ati rwose ngiye kubireka, agataha akajya kuri YouTube ati rwose bangiriye inama bambujije kugira ibyo mvuga, ati ntacyo, ejo agasubira ati nashimira n'abantu bo hanze ku mafaranga bari kumpa rwose mwakoze mukomeza mwumve, bamushoramo amafaranga bamukoresha ibyaha akomeza aho gukizwa akomeza kuvuga ayo magambo, bigeze ku murongo utukura arafashwe mu kumusaka bamusanga miliyoni zigeze kuri 30 na zingahe, akunze ko no muri telefone afite miliyoni 11 muri telefone, bati se aya mafaranga Karasira kabuki ubwoko simbizi ntabizi, nabyo ni icyaha cyo kuba udashobora gusobanura umutungo utunze, nabyo ni icyaha kindi akurikiranyweho. Karasira ntibamushyize aho agomba kuba ari, hakuhanukira uwitwa Rashidi, noneho nawe aza noneho nawe ari kashaka mihanda niko naramukurikiye Rashidi nawe aza iturufu sinzi impamvu bose bashaka gutobanga jenoside barimo bakiniraho, niba nkuko bihita bikwereka nyine ngo ni bande bakoresha, nabo bajenosideri bari hanze n'abandi kuko nibo babwira ati mugende mubereke ko nta jenoside yabaye ahubwo ari nabo bayikoze, aribyo Rashidi yavugaga ati RPF yishe abantu benshi, RPF yishe abantu benshi hano, agatinyuka akabivuga yicaye hano akavuga ibyo bintu ayo mahano. RPF tuzi neza ko yahagaritse jenoside igasubiza ubuzima abanyarwanda, ati RPF yishe abanyarwanda hano, yishe abatutsi benshi, ariko navuga ati yishe abatutsi benshi, ukibaza uti umuntu nk'uyu noneho nawe ari bwite ariko wa mugabo akomeje gupfobya jenoside, mugabo we ati rwose baribu ati jenoside reka tuyiharire, yakoranaga n'uwitwa Agnes ubu ngubu nawe aracyahari, Agnes Uwimana mu kiganiro bakoranye ati rero ndabona bari kutubuza kuvuga kuri jenoside, atereka jenoside tuyiharire ba nyirayo bayifitemo inyungu, ukibaza inyungu ya jenoside iri muri jenoside ni iyihe? Inyungu iri muri jenoside abo bantu bakicara barangiza ngo mu Rwanda ngo abanyarwanda rwihangana, barangiza ngo nyuma y'ibyo ngibyo ati noneho ati jyewe rwose Rashidi nkurikije icyo maze kubibona nsanga kwibuka ntacyo bimaze, ibintu byo kwibuka byanyu kwibuka za jenoside n'ibindi ati bikwiye kuvaho kuko nta kintu na kimwe byamaze mu myaka 27 abantu bamaze bibuka, ntacyo byamaze usibye ngo kurakaza no kubabaza abakoze jenoside, ngo kwibuka bibabaza uyu muntu akoze n'uburyo yarwaniye mu minyururu rwose, arawuharanira umunyururu wawe umuhende, avuyeho hakuzira hari uwo bita Nsengimana kiri umukuru kuri YouTube witwa Umubavu, uwo Umubavu ibyo yakoze nawe ntawe yaratangiye nabo bose, ariko yagize atya ngo ku kintu bita Ingabire Day, Ingabire we ngira ngo umuntu amuvugaho Ingabire Day ni nka marene wabo bose, Ingabire uyu Victoire niwe muntu wabaye imbata nawe y'ingengabitekerezo ya jenoside. Ingabire akigera mu Rwanda hano muri 2010, ikintu cya mbere yakoze kirakigezunguruka ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali, aruzunguruka arangije bati biti ati rwose nabonye rwose jenoside yakorewe abatutsi rwose nayibonye, ariko jenoside yakorewe abahutu ntayo nabonye, narabyumvise ati ntayo nabonye. Umuntu nk'uwo nguwo niryo jambo rya mbere yavugiye mu gihugu hano, ariko ugasanga ntibitunguranye Ingabire yayoboye RDR, umuryango wari ushinzwe n'abajenosideri bavuye mu Rwanda boretse imbaga mu Rwanda,
ayobora RDR irimo abajenosideri bari kwitegura kuzagaruka kuko baravugaga na n'ubu hari bitwa abasagahutu bavuga ngo ntibatsinzwe ahubwo ngo batsinzwe intambara ntibatsinzwe urugamba ni abo bantu yayoboye avamo ajya muri FDU agenda abatiza gusa ubu yageze muri Darfa ubu ngubu niwe marene Darfa bivuga iki ubu ngubu sinzi ku cyo bivuga narabyumvise ariko sindamenya icyo bisobanura umurinzi Darfa umurinzi uwo muntu rero marene wabo sinzi icyo arinda ya ideology ari ideology actually arinda ideology ya power ni ibyo ngibyo ari ngo bari gutegura icyo kintu cyitwa ngo Ingabire Day batambukije amapublicité yakozwe na Mimi ngira ngo n'uwe wanyu muri Canada Mimi Mireye ndamuzi ariko ibyo sinabibonye rwose ati yewe tugiye twibuka intwari yacu yitwa Ingabire ibyo yarabifungiwe no gupfobya jenoside iyo magambo yavugiye ku rwibutso none yabaye yafungiwe akababarirwa ariko akaba atumva ko yababariwe bamugize intwaro ngubu bamugize ati mu gihe twibuka niyo mpamvu bashyizeho n'iki kintu cyitwa ngo Ingabire Day bati mu gihe twibuka Ingabire Day tugomba kuzirikana abantu bishwe na leta y'u Rwanda harimo Kizito Mihigo Kizito yapfuye yiyahuriye muri gereza ni statement zirahari byavuzwe ariko umuntu witwa ngo umunyamakuru agatambutsa icyo kintu nk'icyo kirebwa n'abantu bangahe kuri YouTube ati twibuka Kizito wishwe na leta y'u Rwanda Rusesabagina washimuswe akaba afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko umunyamakuru ntiyigeze anatara inkuru y'ibyabaye Nyabimata ngo arebe ibyo Rusesabagina yangije ariko ati twose Rusesabagina afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ngo yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ngo no gufungwa byose ngo ntababyita ngo ifetwa ngo ntabwo yaburanishijwe bati ntabwo bavuga bamushahidi bakatiwe n'inkiko bavuga ibintu byinshi byiganjemo nyine ibihuha birangira wa mugabo we ntabwo ukwiye kuguma muri sosiyete bamushyiraho agomba kuba akuzira Cyuma rero niba uheruka muri Cyuma we yari yarigometse yumvaga ari umuntu ukomeye yumvaga yaraciye ibintu we ndaramubwisha uko mperuka ino yarazi ko nta n'isazi yamugwaho yarazi ko nta muntu wamukoraho ngo arakomeye ngo za Human Rights ngo zicanye ku maso Cyuma amahirwe nuko mu byazize nta by'umwuga birimo batazavuga ngo babangamiye uburenganzira bw'itangazamakuru kuko icyo azira harimo kwigomeka no gukoresha impapuro mpimbano gukoresha impapuro yiyitiriye umwuga w'itangazamakuru nta byangombwa bimwemerera yigomeka ajya mu gukora itangazamakuru ajya mu muhanda yigomeka ku mabwiriza yo kurwanya covid kuko yagiye mu muhanda mu gihe cya guma mu rugo anabangamira abari mu kazi ko kugenzura ko amabwiriza akurikizwa Cyuma ibyo bintu nibyo yazize ndafungiye akatiye imyaka 7 ariko yumvaga nyine yaraciye ibintu amahano yo ni menshi wenda abantu bazareba defica tuvuga amahano ye menshi ibyo kwiza ibihuha ibintu byo kubeshyera inzego za leta ibintu byo kubeshyera abayobozi bya bintu byose bigamije kubiba urwango mu baturage no kwangisha abaturage leta ukabona ko ari agenda ya Cyuma yari afite nabyo byari mu bintu agomba kuzazira aho kuziza nuko hari igihe mba numva nanabimurengera nabyo ariko reka tumwihorere ariko ari kurya ikiboko cye nawe rero nuko yafashwe araburanishwa arajurira akatirwa imyaka 7 ngabo abo bantu baho kandi ikindi wenda nasorezaho aba bantu bose ikintu baba barimo aritemo bati Human Rights izatugira Human Rights irasakuza Human Rights ntabwo tubikire y'amaraporo yayo bayazi ayo bakoze senga niki yafashe yakoze ayo mayumi nibyo biri bashaka bazayibona kuko byari turabizi twabimenye ibyayo bikorera mu kwaha kw'abantu babanza n'ubundi buri gihe ko bigenda igihe Human Rights ubwo twapfaga hano muri 1994 yari harise bo bari bahaje Rwanda
baraha mu gihugu barebera Yeah. miliyoni y'abanyarwanda yicwa n'abahanya bari kwica abantu hano mu Rwanda babareba ahubwo rwose bakabatunga kamera aho gukorera mu gukora nta n'akaripoti na kamwe kavuze kati ariko abantu barimo barasiga icyaha bari gusiga umwanda igihugu bakayitwaza amahoro amahoro dufite muri iki gihugu, iterambere dufite muri iki gihugu, ubuzima turi kugenda tugira muri iki gihugu nta ruhare human rights bifite. Ntabwo twakwemerera n'abantu baza kudutobera bashaka kudusubiza aho twavuye ngo ni human rights nikomeze ibirindwi navuze itura, ariko nta kizabamarira, ahubwo bazaborera mu munyururu, bazakomeza bahemberwe ibikorwa byabo na human rights ikomeze yandike nayo kuri ubu n'iteka ryose. None rero rutirikana murego inshuti yanjye urakoze cyane. Namwe bakunzi ba Rwanda Canada News, ndizera ko amatsiko nari mfite tutagiye jenyine, hari byinshi dusobanukiwe, igenda sobanukiwe byinshi. Urakoze cyane no kuri, ariko ndacyara nzongera gushake hari indi sujet nshaka tuzavuga. Ariko uyu munsi urankoreye kandi sije gusa ndishyira ko abantu benshi bakurikiye Rwanda Canada News hari ibintu basobanukiwe cyane cyane byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu hano muri iki gihugu, cyane cyane ubwitangazamakuru. Murakoze cyane. Naho gutaha mu kiganiro gitaha.